se mwabonye amakuru mashyashya mu mushinga wa Pi Network. Ubu ngubu ntibikiri ngombwa kujya kugura payi ngo bigusabe kuzenguruka hirya no hino, ngo ushaka ngo umuntu ngo kohereza, ngo ushaka ngo umuntu ngo gushyira ngo amafaranga ngo kuri Binance ngo mukanya wohereze kuri OKX cyangwa kuri Bitget ngo bashe kugura Pi. Ubu byoroshye, ubu basha kugura payi unyuze muri Pi browser honyine mu gice cyawe cya wallet. Mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Nitwa Habibu, ni Habibu Crypto. Muhaye ikaze wahisemo kubana nanjye. Nizere ko nyine wamaze gukora subscribe. Let's go. Tariki 22 z'uku kwezi ejo hashize ko Watimu yashyize hanze ikindi gice gishyashya muri Pi browser mu gice cya wallet, aho ushobora kugura payi ukoresheje fiat. Fiat guys, nivuga fiat ni amafaranga uba ufite kabisa ku mufuka wawe cyangwa se ahandi hantu, ariko bitagusabye kubanza kujya gukora kuma exchange kugira ngo ufate za fiat uzivunjemo amadolari ubashe kuba wabasha kugura kiributo. Ubu ni uburyo bwiza cyane, ni uburyo bayise payi, kikaba ari ikindi gice kiyongeyemo aho twari tuzi. Murabizivuga, murabona iki gice gishyashya nyine muri kubona hano kuri screen nicyo cyongewemo. Bivuze iki rero? Bivuze yuko ubu ushobora kugura payi ukoresheje icyo twakita Bankesa, ushaka gukoresha Visa card. Guys, murimo murabyumva, ushaka no gukoresha Google Pay. Abantu mufite amafaranga aho hantu, nizere ko ubu ngubu mutakirwa muvuga ngo mushaka ngo wangurishije udupayi ngo wanyoherereze ngo bagushyira kuri mobile money. Ubu biroshye guhita ugura payi direct unyuze muri Pi browser. Guys, murumva ko ibintu bimeze neza. Uyu mushinga ni mwiza, ubyange ubyemere. Uyu mushinga uri gukora amateka atarigeze akorwa n'izindi cryptocurrency. Ibyananiwe na Bitcoin, ibyananiwe na Ethereum, ibyananiwe na za Solana, byose ko Watimu yaje kubikora. Narakubwiye ngo ntukarebere Pi Network ku isoko hariya, ahubwo ujye urebera Pi Network mu mishinga yubaka, ujye urebera Pi Network mu bikorwa byayo. Mwabonye yuko iki kintu cyahise kizamura agaciro ka Pi Network, kahise kazamuka bitewe nuko kino gice cyari kimaze kongerwamo, kije guhindura ibintu byinshi. Iki kintu kivuze iki? Bisobanuye iki mu mikoreshereze ya payi? Bisobanuye iki nkatwe kuba pioneer? Icyambere, ibintu bigiye kongera ubwinshi bw'abantu bakoresha payi, bigiye gutuma abantu bajya ku isoko rya payi baba benshi, kubera yuko uburyo bwo kurigeraho noneho biroroshye. Niba ari ikintu cyagoraga abantu, niba ari ikintu kigora mu bijyanye no kugura cryptocurrency, ni ukuba ufite amafaranga bikagusaba kubanza kuyahindura inshuro zigera muri 3 kugira ngo ubashe kuba wagura ya cryptocurrency ushaka. Abanyarwanda murabizi, iyo ufite amafaranga mu mufuka ibihumbi 500 ushaka kugura payi cyangwa se indi cryptocurrency, biragusaba cyambere kujya gushaka umu agent wa MTN ayakubikira. Akimara kuyabika biragusaba kujya kuri Binance, niyo ya mbere ikora icyo bita peer to peer. Binance wihuze n'umuntu mu agent yafata umwohereze y'amafaranga kuri mobile money, nanone yongera kohereze USDT cyangwa se amadolari, aya nyine akoreshwa mu buryo bwo kugura cryptocurrency kuri Binance yawe. Akimara kugera kuri Binance urahita utekereza ngo ese noneho Pi Network irimo iracururizwa ku yahe masoko? Aho ni kuri Bitget, aho ni kuri OKX, ni kuri Pionix n'izindi muzi zirimo ziracuruza Pi Network. Byongera bikuvune mu mutwe gutekereza uburyo ki amafaranga none hari bugere kuri izo exchange ugiye noneho kuvunjamo payi zawe. Wongere bigusabe nanone kuvana amafaranga muri Binance uyohereza muri OKX. Uko ibyo byose ubikora, bagenda bagukata transaction. Niba ufite amadolari 10 muri Binance ushaka kohereza muri OKX, ntago ari bugere yari 10, aragera ari 9. Ibyo bigatuma abantu benshi biganyira kuba bakuguriza payi ngo bazibike bitewe nayo nizo nzira zigoranye. Ariko ubu ngubu biroroshye, uraba ufite amafaranga yawe kuri Visa card tayari, uhite ujyamo bahite bakubaza namba
yawe ya visa card bahite bayavanaho direct bahite baguha payi ushaka. Murumva uyu mushinga ariko mukinisha, murumva uyu mushinga kuntu wubakitse, mwebwe mufata uyu mushinga nkaho ari ibintu biri aho ngaho, mukomeze muwufate uko mubona, ibyo birabareba. Ikibazo cyo nuko ngiye n'uyu mushinga turi imbiri tuzakomeza kugeza nzareba nanjye iherezo ryawo. Imana izaniza ubuzima gusa, Imana izaniza ubuzima, nanjye ndi hano ngo ndebe amaherezo y'uyu mushinga, nanjye ndi hano ngo nze kujya mbagezaho bimwe na bimwe biba byabonetse muri uyu mushinga, cyane cyane nk'ibishyashya. Ndi hano kugira ngo nze tujye tuganira, nibishoboka mbagira inama, atari uko mbarusha ubwenge, ahubwo nyine ari uko njye nyine natinyutse nkaza hano kuri kamera. Narabivuze muri video ibanziriza iyi ngiyi. Ibi rero bisobanuye iki? Bisobanuye ko noneho tugiye kubona Pi Network izamuka mu gaciro, kubera yuko noneho uburyo ki bwo kuyibona, bwo kuyigura bworoshye cyane ugereranyije nuko byari bisanzwe. Ibi bigiye gutuma Pi Network abashoramari bayigirira icyizere kirenze cyane, kubera yuko noneho bagiye kuvuga oh wow, birashoboka se ubu noneho se naba mfite amafaranga yanjye kuri visa card nkabasha kwibikaho iyi cryptocurrency imaze gusaza isi yose, abantu baryama ikabazenga mu mutwe. Guys, reka nkubwira akantu, ibyo wivugisha ngo Pi Network ngo nta mumaro, ngo Pi Network ngo nta kivuze, ngo Pi Network ngo byaranze, nagushima ubyutse mu gitondo ugahita ufata application ukajya muri application muri ya Pi Network ukajya handitse delete ukayideletinga, ntago wabishobora. Iyo mpamvu leta mutabasha kubishobora, niyikwereka agaciro k'uyu mushinga, niyikwereka ubushobozi, niyikwereka imbaraga za Pi Network, kuba utapfa kujyamo ngo uyisibe uko wiboneye. N'ubundi Pi Network turaryama tukayirota, uko byamera kose hori tuzenga mu mutwe. Ntabwo ari ukubera ikintu, nuko nyine ni umushinga ubwawo utakwemerera kuryama utawutekerejeho. Kuba timu ihora yubaka ibintu bikomeye kandi umunsi ku munsi, nayo ntiyari yarambirwa ariyo nyiri umushinga, noneho wowe mugenerwa bikorwa ngo wararambiwe. Ese kutari warambirwa Facebook na Instagram na YouTube na TikTok bihora muri telefone ya buri kanya ujya kurebaho abakobwa baceza, sinakubwira kutari wabihaga nta n'igiceri cy'icumi uzi bizigira bikwinjiriza, nkahanswe noneho umushinga guys umaze kuba n'amafaranga, uri kugenda utwereka nibihamya yuko ejo hazaza noneho bizaba byiza kurutaho. Byari itangazo naguhaga, nakwerekaga uburyo ki bushyashya bwashyizwe muri umushinga wa Pi Network. Nizere ko nyine turi kumwe 5/5, nizere yuko wakoze subscribe niba ari bwo wambonye hano kuri screen yawe. Niba dusanganywe jya muri comment unyandikire. Guys, ndimo ndabashimira cyane, murimo muranyereka feedback nziza, murimo kabisa muranyandikira comment mukambwira yuko turi kumwe, mukama courage. Nanjye ndi hano kubwanyu, ni mwebwe mutuma njya kuri kamera nkavuga. Hari umuntu wambwiye ngo mvuga gakeya ngo ntabwo ijwi ryanjye ryumvikana. Nizere yuko noneho urimo uranyumva nshuti yanjye, narakubwiye ngo nzabikosora. Nizere yuko uri muranyumva, unyandikire muri comment umbwire noneho ukuntu urimo urabyumva nawe, kandi unyandikire umbwire se urumva bimeze bite. Wakoze kubana nanjye, wakoze kunkurikira. Tuzahure mu yindi video ikurikira y'ingi. Ndabakunda. Ciao mwese.